Ze kuri Top Kivu News turagarutse akanya kari gashize tudahari bwana Pacifique turagarutse neza cyane turagarutse muri aya makuru ariko tugarukanye amakuru ahanini tuje kunyomoza. Yes, tudatinze rero reka tubanze tubabwire byihutirwa. Yego. Inkuru iri ku mirongo y'imbere ku rugamba, inkuru iri ku binyamakuru ahantu henshi cyane nuko Colonel Wiringoma yaba yamaze kwitaba Imana. Yaba yapfuye muri makeya. Rero nkatwe Top Kivu News turagarutse hano tuje kubabwira yuko uyu mugabo twebwe dukusanyije ibimenyetso byose dufite, uyu mugabo ntago yigeze yitaba Imana cyane. Uyu mugabo ni muzima. Uyu mugabo ni muzima cyane kandi arakomeye ku buryo namakuru twikuriye imbere. Amakuru twebwe dufite tubonye twebwe tugenda dushakisha, abandi bari kuvuga ngo yaciye isheni, abandi bavuga ngo barashwe na drone, abandi ngo ni ibisasu ngo by'imbunda za kasa mutwe ngo zahise zinamwasa n'umutwe. Ariko twebwe turakomeje turacukumbura kugeza ubu ngo amakuru twebwe dufite nuko uyu mugabo atigeze apfa cyane, rwose ni muzima. Wenda nimba byabaye uko, ariko twebwe ntago turigera tugwa ku makuru n'amakeya avuga yuko umugabo yapfuye. Oya, ikirenze ku kindi ngira ngo abo tubana ku rubuga bo nahoze mbasobanurira mbabwira uko byifashe situation. Ni nayo mpamvu twe twatinze gukora ano makuru, kuko buriya gukora amakuru tabanje gukurura ibimenyetso bifatika bihagije bigaragaza ko umuntu yaba yamaze kwitaba Imana, biba bigoye. Rero aya makuru yasohotse nibyo twayabonye, ariko cyari giho kuko twagerageje kwivugiriza kwihamagarira abasirikare bari indani ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze batumenyesha amakuru avuga yuko iki gitero cyabayeho koko, ariko kitigeze kiraswa aho Colonel Wiringoma yarari cyane ko tugiye kubasobanura uko byagenze. Yego. Ubundi iyi nkuru cyangwa se ibi byatangiye gutyo kugira ngo mubyumve neza, turabasaba mudutiza amatwi, ariko byibura basi mwe muduha na like, ibyo bintu ni sawa cyane. Mwe muduha like, nimba ari ubwambere ukore subscribe. Yes, rero ukuntu byagenze. Ubundi ku munsi w'ejo hari amakuru twebwe twigwiriyeho, ni message mbonye ivuga yuko uriya uyu nguyu Wiringoma ari umuntu kwandikira amubwira ati twebwe twazengurutswe. Noneho uyu mugabo akimara kugira gutyo, kuko ibi bitero, kuko murabizi ko aduyi amaze iminsi ameze nabi cyane pe, bari bazengurutswe hano muri Rubaye kandi bari bazengurutswe n'amadroni. Noneho ikirenze amadroni reka sinakubwira cya Wazalendo na FARDC bari bafite intwaro zo ku rwego rwo hejuru cyane zagombaga kurasa aho M23 iherereye. Yego. Noneho rero ibintu byakomeje kuba bibi cyane. Ariko nanone igisirikare cya FARDC ndetse na Kinshasa bari bafite amakuru yuko neza uyu nguyu Sultani Makenga ari we bagomba kugira gute gutagetinga, bagomba kwicira hariya muri Rubaye cyane. Bari bakoranyije abahaka bakasa mutwe, abagurutsa amadrone no ku rwego rutabaho, bashaka abasirikari b'abazungu n'abatari abazungu ariko bakomeye, apana za Wazalendo ngo zari gukandagira muri iyi mission yo kwivugana Makenga. Aha rero bari bafite n'amakuru uko hari abandi bagomba kuhaza. Aha rero babanje kurasa, ubundi ahantu bakoreye ikosa. Babanje kurasa igikuyu cyangwa se intuze iriya famu yuriya mugabo bita Gahiga Innocent. Imbari Gahiga Innocent nimbarine, ariko ni Innocent ririmo irindi mbari Gahiga gutyo. Ni umukoroneri wa M23. Babanza kurasa inka ze n'amazu yari ari mwaho ngaho, kuko uyu mugabo yari yakoze ibitendo byinshi cyane, akajya buza aba basirikari ba FARDC na Wazalendo kwinjira muri Rubaye. Noneho bamuhaga support, bamubwira ati ntituri kugufatisha ariko reka tubanze tukwereka yuko noneho tugufite neza cyane. Barabanza barasa hehe izi famu ze zose barazirasa cyane. Bakimara kuzirasa aha rero niho ba Makenga baboneye yuko ibintu atari sawa, ubutasi bwabo barabwira ati rero ibintu meze gutya bari kubahigira hasi hejuru, mushakisha uburyo kimugenda hakiri kare. Ariko noneho amakuru ari kugenda sohoka biri kuvugwa ko uyu mugabo ngo yarari kumwe na Makenga, ahubwo bamwe bari kuvuga yuko ngashobora kuba na Makenga nawe yabiguyemo. Gusa rero bwana Fisi, tugiye tuvuga ibintu dusubira ibindi, je nago nkomeza kuza kuvuga ikwino nkuru ivuga ko Colonel Wiringoma yapfuye. Ntago yapfuye. Hoya turi kubisobanura ukuntu ibintu bimeze. Ibi ni ibintu bisa nkaho byapanzwe na Kinshasa, ni propaganda bari kugenda bakwirakwiza hirya no hino kugira ngo bivugwe cyane, maze abo baca intege babaca intege. Hanyuma rero tubamenyeshe yuko uno mugabo ni muzima, kuko amakuru twakuruye indani twakuye mu ba hafi cyangwa mu bandakava bacu nyine
ndetse yewe twanarengere tugerageza naho kuvugisha abayobozi bakuru, niyo mpamvu twababwira ngo mwebwe ariko niba nanone bwana Pacifique hano harimo akandi kantu kamwe. Buriya uyu Colonel Wiringoma ni umuntu utoroshye, uyu ni umuntu ukomeye cyane kuko urabona n'ubundi aho yarari na ba Makenga ho harashwe pe, ariko uburyo baharashwemo ntago we bo bari bamaze no kwavanisha, bari bahavuye kuko urumva baharashe mu masaha y'ijoro kandi bo bahavuye kare. Aba Wazalendo baratanya ko bari bafite amakuru yuko yarahari, baravuga ati aragiye turamurituye, nta murambo we babonye. Iyo ni fact ya mbere. Noneho ikindi wenda bishobora kwa byanabaye, ariko uyu ni umusirikare mukuru, hari igihe abasirikare batabihita babikonfirima kugira ngo badaca abandi intege ku rugamba, cyangwa se ngo bagire gute, ugasanga noneho bari kubikavaringa nabwo ku rundi rwego ruri hejuru. Ariko reka maze ngusobanurire iki kintu. Ariko nanone amakuru dufite nuko uyu muga kugeza aka kanya twibwire ko akiri muzima, aracyari muzima, ndetse sibiza gutinda. Reka mbabwire ntago biri buze gutinda, muraza kongera mubone uno mugabo rwose ari kwandika ku buryo bukomeye cyane, muze no kumubona ku mavideo. Ahubwo Gedari impamvu iri gutuma mbivuga bino bintu, wenda niyo byaba bikavuga uko nguko nukongerera imbaraga Aduyi, kumva yuko Aduyi wenda bashobora no kuba bongera imbaraga Aduyi bamenye ko Colonel Wiringoma bamurashe, kuko aho yarari hari na Makenga, ubwo bivuze ngo baba bagendanye. None gute Wiringoma bari kumwe na Makenga, hagatangazwa inkuru ivuga ko Wiringoma yapfuye, ntihatangazwa inkuru ivuga ko General Sultan Makenga nawe yitabye Imana, bakavuga ngo yarokotse, kandi aho drone yarase ari naho nawe yarari. None ngiye nshingiraho nahamya bikonfirma amakuru twafashe, nuko Wazalendo ngira ngo murabazi neza, FARDC ngira ngo barabazi neza cyane, sibyo? Yego. Iyo bakoze akantu gatoya nk'aka ngaka, ewana baratangaza imbuga barazitwika zigashya zikagurumana, wajya ukanarubura urubuga kubera Wazalendo baba basaze ahantu hose usanga, reka sinakubwira. Ikindi cya kabiri, aya makuru mukurikize no kubitangaza amakuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandika byaba bivugwa, murebe ahantu hose baravuga ngo biravugwa ko, kandi inkuru yari biravugwa ni ibintu bishobora kuba byabaye cyangwa se bitabaye. Muri make rero ibi ni ibihuha biri gukwirakwizwa n'abantu bamwe na bamwe bakorera ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane amakuru yaturutse ahantu hatizewe, kuko urumva yaturutse muri Aduyi kugira ngo wenda hari n'abantu baba bari gukwirakwiza gutya kugira ngo babone views. Biri guturuka muri Aduyi, ibyo 23 hari itangazo yasohoye, ntaryo nyine nicyo kintu nahoze mbwira abantu tubana ku nta nubwo 23 iragerageza kugira ikintu na kimwe, nta kintu barabivugaho. Ndetse niyo ugerageje kuvugisha umuyobozi wo muri AFC/M23 arakubwira ngo ni muzima cyane, tena ari no ku rugamba, ari kuhangana na Aduyi. Bivuze ngo nejo ku munsi w'ejo hari umuntu twahoze tuvugana tubwira ati yewe yaranyihereye message saa 4 z'ijoro ambwira ngo aragiye, ngariko araza kuzinduka agaruka kugira gute mu rugamba, ndetse na mu gitondo aramwandikira amubwira ati ubu tayari turarutangije. Ese ko bivuga ko barashwe saa 4 mwayo masaha yandikiraga uwo muntu yapfuye, cyangwa phone ye yafashwe yandikirwa mu nde muntu? Ese yaba yarashwa gapfa telefone ntiyangirike kandi bakoresheje drone? None se telefone yabiri gukora? Hanyuma rero ibyo ngibyo niyo mpamvu tuhari nka Top Kivu News, mujye mukande subscribe ahangaha, mukande nyaboneka, mukande subscribe ahangaha, turababwiza ukuri, kubera yuko hari ukuntu twe twabonyemo amakuru mu buryo butandukanye n'ubw'abandi, twe tuzatubahereza amakuru y'ukuri. Niyo mpamvu rero mukwiye kutwizera mukanda subscribe. Ubundi hano harimo competition. Ariko ntukajye uhita kuhaka. Icyo nayinge kuvuga urakizi. Ikivuga competition nayinge kuvuga urayizi. Hano bisa naho harimo competition mu banyamakuru. Nukuvuga twebwe turi kuvuga yuko uyu mugabo akiriho, abandi ngo yacishene. Reka tuze turebe igihe uko kibivuga kibisobanura, igihe kizabisobanura wenda, cyangwa igihe kizabisobanura niba yanapfuye. Ariko twe twavuze amakuru dukuye mu bayobozi, niyo mpamvu dutegereje itangazo. Na fact ubu ngubu zihari zigaragaza ko nta n'ikinyamakuru na kimwe cyo hanze kirabyandikaho na gato, ndetse na Kinshasa ntirabitangaza. Ubundi se kuri YouTube gusa biri hari ahandi cyane, nta handi kigiye wagiturutse ku muntu. Uzi noneho Kisekedi yumvishe ngo byibura uwari wegereye Makenga bamurashe. Erega ntago yaba yapfuye wenyine. Iki kintu bacyumve neza, iki kintu mucyumve neza. Ntago Colonel Wiringoma yaba yapfuye wenyine, yaba yapfanye n'abasirikare agahiki, kandi abo bapfuye bose n'abasirikare bakomeye. Uwa mbere
mbere General Gaceri kabiri Sultani Makenga Kandi koko Gaceri yari ahari. Ngaruye abo bose baba bagize Gaceri gute, yari baba ahari. barasanwe hamwe. Gaceri yari ahari, yari yabanje kujya Yego. guharurira inzira Yego. ba Makenga bareba umuhanda none uko uhagaze. Njyewe nimuza gukurikirana amakuru y'aba bantu bakoze kuri Colonel Wingoma bavuze ngo yapfuye, muraza gusanga bavuga ngo yapfuye ngo ariko Sultani Makenga yarokotse. Doroni yarokoka nde mu gihe yabagwe mu base? Ntago mwabonye abasirikare bagwara mu Minembwe, ntago bapfuye bose, hari n'umwe warokotse, basi hari n'uwacitse ukuguru ngo bamutware ngo ajye kuvuzwa. Amakuru nafite nuko ngo aho bari sina drone yanaharashe. Kandi yaharashe bari bananye. Ni drone papa. Nyine banze wumve nyine. Ni Ariko drone. ikibazo cyari ko wagiye wumva. Oya ni drone. Wavuze ibyawe nanjye nkavuga ibyanjye basi. Oya ni drone. Komeza. Ngaho nimba ari drone erekana ayo mashusho. Oya ni drone tugira. Neko rero ayandi makuru nge nashoboye kugeraho ngo nuko ngo bashobora kuba bana sharinze ahubwo ikompra ikagwa ahantu ngo bari ariko mu byukuri amakuru avuga yuko ngo bari bamaze no kuhava. No kuvuga ngo amakuru ari kuza ari ukubiri agiye atandukanye. Bamwe baravuga ngo yishwe ngo ni kompra, abandi ngo yishwe na drone. Ubwo se abantu umuntu umwe yakicwa n'ibintu bibiri cyarimwe hano hatandukanye. Hari n'abandi bari kuvuga ngo ni no mu nzu, abandi ngo ni hanze. Abandi bo harabo numvishe bavuga ngo Makenga we ngo banamurasiye muri kiriya gikuyu cya ziriya ngo yagiye kuraramo. Sha mwabantu ngo yagiye kuraramo ngiye ayo makuru nayumvishije. Iyo propagande muyihungire kure. Ibyo bitangazamakuru biri kubaha makuru ntimuyumve. Ikindi cya kabiri icyakorwa cyose na Kinshasa ni ukugerageza guca abantu intege. Bajya bavuga ngo ntandi urivugira ubusara. Uyu mugani w'umunyarwanda turaje turebe nimba ariho cyangwa atari. Ariko se bwana Fisi. Gusa ariko nanone ngiye hari akandi kantu nyine ndabyumva ari muzima. Ariko nanone hari akandi kantu nanone ngiye ndi kugira kakangara ku rundi ruhande nkumva agatima kongeye gutera ukuntu. Hari igihe nk'umusirikare nk'uri yapfa bakaba batinda no kubitangaza. Yapfuye se kuburyo babeshya abantu se ngo ni muzima kandi yapfuye. Ubundi nyine M23 ikabiretse gutangaza ikiri kure uburyo kibitangazamo. Aramutse rero aba yapfuye mumenye neza ko na Makenga byaba byarangiye. Niko byaba bimeze kuko baba bari kumwe. Bari amakuru turi gukurura twebwe nkuko nababwiye nta n'ikindi kintu ndi burenzeho nuko baduha amakuru bavuga ko ari muzima. Ubwo ngubwo rero nanjye cyakora ayo niyo twe duhagazeho. Ngewe 99% nuko ari muzima. Nuko ari muzima. So hanyuma rero bwana Fisi ahubwo dore ikintu cyabayeho nyuma y'iyo propaganda. Amakuru ari kutugera ubundi yo baza kuba bamurashe. Aba basirikare bamve turabose baba bakubiswe rubayi bayafashwe ahantu hose yabahangiritse biba byarangiye. Dore amakuru rero uri kubasubizamo icyizere naya ngaya nuko nuduce tumwe na tumwe FARDC yari yarigaruriye twose uyu munsi twaberemo urugamba. Ese urwo rugamba rwatatswe ninde waruyoboye byagenze bite kandi abasirikare bose bari kuyobora bari hamwe ngo bari kwigatera. Abagiye hariya ntago bose baborwa n'umuntu umwe. Gusa wenda amategeko makuru aturuka ahantu hamwe ariko nimba Kasenyi Katoyi n'utundi duce haba hariyo umukomanda w'urugamba uyobora aho ngaho. Kandi nyine barabo ngabo ngo bari mu nama amwe makuru nakuru aturuka muri Aduyi bavuga ngo bari mu nama ngo bari ahantu hamwe ngo babarasira hamwe ngo ariko ngo apfa Wiringoma hapfuye umuntu umwe cyangwa ari gufa abantu amagana. Ubwo ngubwo rero bwana Fisi ngiye ndumva iyi nkuru twanayicumbikira aha tukajya ku yandi makuru kuko ibyo byose ni ibinyoma n'ubundi ntago twakunda twabitindaho. Reka tujye ku yandi makuru. Uyu munsi rero bahabije Aduyi hano muri za Masisi n'ubundi hano muri za Rubaya. Ndababwiza ukuri ko intare za Sarambwe zitatuma Rubaya yigarurirwa kuko Rubaya ifashwe bwana Fisi. Ndakubwiza ukuri ko yaba ari intangiriro yo gufatwa n'utundi duce twose. Yaba ari intangiriro ikomeye cyane. Ikindi nibyo Colonel Wiringoma ku munsi w'ejo yari yabivuze yabyandikira wa muntu wacu aravuga ati rwose Aduyi yatuzengurutse ariko hari uburyo bushyashya tugiye gukoresha kuko tugiye kubataka ku buryo bukomeye cyane. Mu gitondo azinduka avuga ngo bagiye gucana umuriro kuri Aduyi. Nuko amakuru yarangiye kugeza amaginga yanga wenda Aduyi bari kuyirasa ku rwego rwo hejuru cyane ndetse tunavuga yuko ahugiye mu kazi. Hari n'umusada wageze hariya kuko biriya birombe bibafite agaciro gakomeye cyane. Kandi nanone aba bavuna muheta imbaraga bafite aba bazarendo ni nyinshi nako Trump yamaze gushyira mu bari kujya bazamura drone
drone zirenga ahangaha rwose leta zunze ubumwe za Amerika bakazizamurira icyarimwe M23 babone yuko uyu ari umugambanyi ukomeye cyane nawe amaze kuvuga ati amabuye yari agaciro wenda ntitwakohereza abasirikari bacu ariko wenda tuzayabona mu bundi buryo dore cyane ko ngo nabirabura bashuki kubusa tuzareba ibyo tubashukashukisha. Hanyuma rero bwana Fisi mu yandi makuru tuve muri Kivu y'Amajyaruguru reka twikoza muri Kivu y'Amajyepfo harya buriya kuri cya kibuga cy'indege cya Kavumu ni muri Sud Kivu ni muri Sud Kivu yego. Hari amakuru ari kuvugwa yuko iyi Kavumu nayo unyumvire amakuru ariko byo ni ibihuha ndakeka ni ibihuha numvishije bari kuvuga ngo hafashwe ahubwo ikintu gihari niki hari kubera urugamba rwa danje urugamba rufite intego ku gisirikare cya FARDC angari ikintu nabonye banza wumve uretse mbanze ndangize nawe uravuga ahangaha hari intego FARDC ifite yindi nshyashya yaguye mu maboko yacu aya makuru turayamenya barashaka ko ngo bagomba kugaba ibitero byinshi cyane icyarimwe ariko noneho amprise accordingly hano Kavumu bakabanza bakafatira Kavumu kuko iri hagati ya Goma na Bukavu bamara kuyifata Goma na Bukavu bakaba bayiciyemo ibice bibiri urumva dene bamara kwicamo ibice bibiri Kavumu bayifitiye umusada uturuka Bukavu ujya Goma ukabura umusada uturuka Goma ujya Bukavu na ukabura bityo rero bya bice bindi bavuga ngo bagomba kohereza bagomba kugaba ibitero byinshi bakabona uburyo kibabigabamo nese nuko bimeze ariko hano hari ikintu kimwe nabashije kubona nibyo nari ngiye kuvuga ikintu nabashije kubona ikintu kijyanye na propaganda Kinshasa kukitaho cyane bari gushaka ko havugwa ibintu byinshi kandi cyarimwe bari gushaka kwa nibyo ndi kukubwira wowe katangira umpakanye ntabwo ndi kuguhakanya ngiye ndi kuvuga ibyo numva kandi ibyo ndi kubonesha amaso mu by'ukuri ahangaha ikintu nabonye nuko Kinshasa iri gushakisha inzira zose zishoboka kugira ngo itsinde urugamba bari kubanza kubicisha muri media nanone kandi bagashaka kwataka intare za Sarambwe mu bice byose urumva niba Rubaya harimo imirwano hano muri za Kare hakaba harimo imirwano nano za Kabare hakaba harimo imirwano wamanuka Prenders ugasangamo imirwano ahantu hose mbese mu bice by'intare za Sarambwe bari gushaka kwataka kuko hari n'amakuru namenye ko na za FDL zirano hejuru umujyi wa Goma nazo zizatangiye kubyimba umutwe kugira ngo zibe zakataka ntabyumvishe muri biriya bice bya Goma naho rwose za Mustaho hano za Kanyarucinya abantu muhazi neza cyane ni munsi y'ishyamba rya Parike Nationale ya Virunga ndetse no muri za Nyiragongo mu Kirunga indani naho namaze kumenya amakuru y'ubutasi aturuka avuga ko batangiye kwishyira hamwe bitewe n'iki gitero cyatangiye kubashyushya n'aya makuru yo kongeramo imbaraga za Wazalendo ngo bababwire ko Wiringoma yapfuye n'abandi bayobozi oya ibi ngibi rero ndagira ngo mbabwize ukuri kibi ari bimwe mu bintu bigiye kubakubitisha kubera kwishima kwabo no kumva ko urugamba bagiye kurusoza ngo bahembwe ibihembo bemerewe baraje bakubitwiza akabwana uzi nk'ibintu byabaye muri Poezero nyuma yuko inda zisha abasirikare b'abarundi muri kona rino zuba turiho ukuntu ringana inda zirabarya ku rwego ruri hejuru iri zuba riri kuva hano niryo riri no kuva mu minembwe kuko buriya ikirere kibari kimwe abasirikare b'abarundi bari kujya kwataka kubera n'inzara bakagenda bahenuka ku misozi kubera iki nta mbaraga bafite baranashonje ndetse n'ikibazo cy'imyanda ibyuya imyenda babambaye imaze igihe kirekire itameshwa n'ibyo bintu ikintu gihari aba basirikari bari kumesa imyenda yabo ariko ntibayimeseshe isabune umwenda utameshesheje sabune ni hatari anga rero twirwano nta kindi kintu iri gukora muri Poezero se ngo bimeze gute muri Poezero ndi kuvuga habayeho ikindi gitero gikomeye cyane ndetse iki gitero biravugwa yuko cyakozwe na twirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe mu byo bari kwikarakasa mu bice bya za Rubaya nabandi nabo bari kubapangira imitwe hano muri za Ntuze ndakubwiza ukuri ko nibahugira hariya uviraza kubacika nubwo nabonye imipaka yafunguwe n'u Burundi hari inzira ngo nyinshi yafunguye ibintu by'ibikoresho mfashanyo z'amahanga uvira iki gihe ntago ari cyo kujya kuyataka ngo bayifate iki gihe kubera uriya mupaka wafunguwe n'ibibazo ndetse no kubera amasisi bimeze nabi Poezero naho nibyoroshye iminembwe naho nuko ariko buriya makenga hari ukuntu ajya atera imbere ariko wenda ashobora guprofita no mukavuyo mu gihe bari kwibwira ngo bagize kuriya ugasanga ashyira imbaraga muri za Ntuze kagakoryo ugasanga nawe uvira no bahise bayifashe none ingamba zose bakazitwarira hamwe kuri training ya M23 bafite abandi basirikare ariko n'amakuru ntagiye kubabwira umubare wabo naho bari gutorezwa hari abandi basirikare bashyashya barokirise
bose bashyashya benda gusoza imyitozo yabo kandi ngo ni benshi ku buryo bukomeye aba rero bashobora kuzabafasha muri uru rugamba ndetse kandi hari n'abandi basirikare barutse gusohoka kandi ni benshi bose ntago bari bakajyanwa mu rugamba M23 ifite abasirikare benshi cyane ahubwo ikintu kibura bari kubura oda ariko makenga kwishuro noneho bitewe n'ibintu Kinshasa ikomeje kugenda itangaza amaherezo y'inzira ndabona rukuza gutanga itegeko ryo kugira gute gufata turaduce cyane cyane ko muri Sud Kivu naho Rubaya yamaze kuhigerera tayari mu buryo buri official araza kuhava ruko Rubaya bamaze gukemura ibibazo byari biyirimo byose ndetse n'amasisi yose territoire kuko urumva niba batatse Rubaya amasisi yose yahungabanye kurumva abaturage bamwe na bamwe batangiye guhunga Rubaya yose ngo usibye ko yahageze akabahumuriza ngabundi abaturage bari batangiye gushira muri biriya bice bihungira hanyuma rero amakuru ari kutugeraho none hanga Poezero nuko twirwaneho nyine yamaze kongera kwataka ariko yatatse kwa kundi nibitero bya gorira baragenda bakataka bakatabongera bagasubira inyuma baragenda bakabibutse ko ibice barimo atari ibyabo bakatabongera bakisubirira inyuma nuko bihagaze muri Poezero yego ngangukorero bwana Pacifique rero reka dushimire abakunzi bacu tunasoza amakuru tubabwiye ngo turacyakomeza gukurikirana update zose ziri kubera hano kuri uru rugamba cyane cyane izingizi ziri kuza zirya izindi cyane rwose nibi byose turakomeza tugende tubivugaho tubabwira uko byifashe bye bye